Nshuti bavandimwe bene data dusangiye gucungurwa bakunzi b'ijambo ry'Imana by'umwihariko wowe ukurikiranye Ndaza Vuba TV, nguhaye ikaze mu kiganiro Ruhuka. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, iguhe umugisha kubwo gutega amatwi. Ndakwifuriza ngo Imana igukorere ibidasanzwe binyuze mu ijambo ryayo. Imana igira ibyo ihindura ku buzima bwawe binyuze mu ijambo ryayo. Uyu munsi turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu. Turasoma muri Luka igice cya 4 murongo wa 13. Luka igice cya 4 murongo wa 13. Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Ibi byabaye Satani agerageza Yesu, ariko nyuma y'iminsi 40 Yesu ari mu masengesho, atarya atanywa, yiherereye arimo arasenga. Ayasoje nibwo haje umwanzi aza kumugerageza. Abantu benshi batekereza ko iyo bamaze kumara iminsi biyirije, iyo bamaze kumara amasaha bari gusenga, batekereza yuko basa naho bahawe ubutsinzi, basa naho begejeyo abanzi ko badashobora kubatera. Ariko ndagira ngo utangarize iki kintu, nuko kumara gusenga ntabwo byegeza y'umwanzi, ahubwo biguha imbaraga zo kubasha guhangana n'umwanzi. Yesu ashimwe cyane. Sinzi niba ubashije kunyumva. Gusenga amasengesho y'igihe kirekire, kwiyiriza ndetse n'ibindi, ntabwo byegeza y'umwanzi, ahubwo biguha imbaraga zo kubasha guhangana n'umwanzi. Yesu asoje aya masengesho, umwanzi Satani nibwo yamuteye, amugerageresha ibintu bikomeye, bitugoye, bigoye abantu muri ubu buzima kubasha kubicika. Ni ikintu kitari cyoroshye kuri Yesu, ariko yari yahawe imbaraga. Satani uburyo yazagamo yaramubwiraga ngo icyambere, Satani yaramubwiye ngo niba uri umwana w'Imana, umva nawe, ngo niba uri umwana w'Imana, bwirira ibuye rihinduke umutsima. Yari ari gufatirana Yesu kuko yari azi ko Yesu ashonje. Ariko Yesu amusubiza amagambo akomeye, aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Ibyo birangiye, Satani byabirangije, ngo aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato. Aramubwira ati ndaguha ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo, kuko ari njye wabugabanye kandi mbugabira uwo nshaka wese. Nuko numpfukamira ukandamya, buriya bwose buraba ubwawe. Urumva akantu Satani abwiye Yesu? Aramubwiye ngo nupfukama gusa ukandamya, nta kindi ngusaba. Birumvikana ko ari akajeste gatoya, ni akantu gato cyane. Nugakora ndaguha buriya bwami bwose. Aha ni ihurizo rikomeye cyane. Abantu benshi iyo Satani abasabye gupfukama akanya gato, baremera bakabikora. Saduraka, Meshake na Abedenego banze kuramya igishushanyo umwami yari yakoze, kandi bari bazi ibihano bibarindiriye, bari bazi urubategereje imbere. Ariko kubwo guhamya Imana baravuga ngo oya, ntago bishoboka. Yesu aha yasubije Satani, aramubwira ngo handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe abe ari yo ukorera yonyine. Uramye Uwiteka Imana yawe abe ari yo ukorera yonyine. Iki nacyo aba arakimutsinze. Satani amujyana i Yerusalemu, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakurinde,
kandi ngo bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Satani arimo aramugerageza ariko yifashishije ibyanditswe. Arimo aramugerageza yifashishije ibyanditswe. Yesu aramusubiza ati haravuzwe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Satani yazaga gushuka Yesu ariko akoresheje ibyanditswe. Yesu nawe akamusubiza akoresheje ibyanditswe. Sinzi niba wumvishe neza hano hantu. Satani yazaga akoresha ibyanditswe ariko na Yesu nawe yakoreshaga ibyanditswe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Yari amuteze ryari? Yari amuteze i Gologota ku musaraba, ariho arindiriye kuzamutegera. Ariko Yesu uru rugamba ararunesha. Ndashaka nkubwire ikintu kimwe: nyuma yo gusenga ongera usenge, nyuma yo gukora ya masengesho ongera ukora yandi, nyuma yo gusenga ugasubizwa ongera usenge, kuko Satani aguteza ikindi gihe. Hahandi yarakubuze, hahandi waramunesheje ariko ntiyacitse intege, aguteza ikindi gihe. Bimwe mu bintu bigora abantu ni uko batekereza yuko umwanzi bamaze kumuhashya, umwanzi bamaze kumurangiza, ariko aguteze ikindi gihe, agutegereje ikindi gihe. Ube maso. Hari inkuru numvishe by'abana b'urubyiruko ngo bagiye mu mahugurwa. Ayo mahugurwa yari afite umuterankunga, babigishaga ibintu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo. Umunsi basoje amahugurwa baza kumurika, baza kwerekana ibyo bamaze igihe biga, imbere yabo bahatereka inzoga nyinshi, babasaba ko bazisogongera kugira ngo berekane yuko ibintu bize bazashobora gukora mu mahoteli. Aho hantu hari abanyamahoteli benshi bari baje kugira ngo bafate abakozi bajye kubaha akazi. Harimo abana b'Abakristo batemera kunywa inzoga, hanyuma bazibateretse imbere baragenda, baravuga ngo ntabwo twazinywa. Ariko bageze ku muryango, dayimoni arabongorera, arababwira ngo ese mubaye ibicucu, nimugende musome rimwe gusa. Satani akenshi yagushuka ntabwo akubwira ngo urabikora kenshi, akubwira ko ari akantu gatoya uri bukore, akubwira ko ari akajeste gatoya uri bukore, kandi akakongorera mu majwi akubwira yuko ntacyo bitwaye, ko mu by'ukuri nta kintu gikomeye urabukoze. Ariko aba bana, uru rubyiruko rugeze ku muryango ruratekereza, dayimoni ararwongorera, rwiyemeza kugaruka rusomaho. Babiri bonyine muri nyamwinshi nibo batigeze bakora icyo kintu. Baravuga ngo ntabwo twakihakana Imana nubwo bimeze bityo, nubwo ari ukunguku bimeze. Nshuti y'Imana, nyuma yo gusenga ongera usenge, kuko umwanzi iyo akuburiye hamwe agutegera ahandi. Nta muntu uzabasha gutahura amayeri ya Satani ataba nk'ubuzima bwo gusenga. Nta mbaraga uzabona zigufasha guhinyura no kwirengagiza ibyo Satani akongorera udashyize imbaraga mu gusenga. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho, gusenga birafasha, gusenga ni intwaro idasaza. Haleluya. Ndakukangurira muvandimwe, wowe uri kumva ikiganiro Ruhuka cy'uyu munsi, ndagira ngo nkubwire ngo wongere amasengesho. Niba dayimoni, niba Satani ataratinye kugerageza Yesu, wowe urinde. Urumva ufite imbaraga ki? Urumva wamuneshesha iki? Urumva wamubashisha iki? Yesu yasubizaga ibyanditswe kuko yarabikundaga kubisoma. Ese wowe ukunda gusoma ibyanditswe? Ese igihe umwanzi aguhagaze imbere arimo akwigisha impaka z'ibyo wizera, ese wowe ufite icyo kumusubiza? Hari igisubizo ufite?
senga, soma, irinde, ube maso. Umwami akugirire neza. Urakoze gukurikira iki kiganiro, urakoze gukurikira Ruhuka y'uyu munsi. Imana ikugirire neza, Yesu akwambika imbaraga, Umwuka Wera agushoboze kugira ngo ubashe gusenga, ubashe kubaho ubuzima busenga, ubashe kubaho ubuzima busoma ijambo ry'Imana, kugira ngo ibiguhinyuza nibiguhagarara imbere uzajya ubasha kubitsinda, uzajya ubasha kubona icyo ubitsindisha. Bibiliya irimo byose. Bibiliya urabona ko Satani yayikoresheje ashaka gushuka Yesu, ariko Yesu nawe akoresha Bibiliya amuha ibisubizo. Muri Bibiliya harimo ibisubizo wabasha gusubiza ikiguhinyuza kiguhagaze imbere. Ugubwe neza muri Kristo Yesu. Ni mwene so Iranzi Alfred. Shalom, shalom.